Reka rero dusesengure ibibazo bivugwa mu karere muri make, intambara ivugwa hagati y'u Rwanda, Burundi na Kongo. Reka turebe ibijya mbere. Turebe twibaze kuki abahanuzi b'ukuri bahura n'ibibazo kera na kare no muri Bibiliya. Abahanuzi benshi bajyaga bahanurira abami muri Bibiliya bagahura n'ibibazo, ahubwo benshi bakicwa. Kubera iki? Abayobozi kuva na kera y'aba bami bategetse mu gihugu cya Isiraheli n'ibindi bihugu byari bikikije Isiraheli, bose iyo bahanuriraga abami bahembwaga gufungwa, gukubitwa, yewe se no kwicwa, kuko tuzi ibyabaye cyane cyane nko ku butegetsi bwa Ahab na Jezebeli. Nkibaza rero ni gute umuntu ashobora kugira inshuti yita inshuti, noneho ya nshuti ikagendana n'uwitwa umwanzi wawe. Muri politike biramenyerewe yuko uwo wita inshuti yawe mu by'ukuri ntabwo ari inshuti nyanshuti, ahubwo abagamije inyungu za politike runaka cyangwa se n'ubutunzi. Nkuko mubibona, nta kuntu wambwira ngo uyu munsi uri inshuti yanjye uyu munsi, noneho umuntu ufitanye ikibazo nawe mu karere ukagenda nawe ibyo muri kuvuga, ibyo mukora mupanga, ntawe ubizi nyuma y'inyegamo. Ibyo rero bigatuma abantu bagomba gufungura amaso yabo bakareba ikibazo bafite, bakakifatira mu ntoki zabo, kuko niba igihugu gituranye kimwe, bibiri, bitatu bivuga biti tuzaguteza intambara, noneho bakagenda hirya no hino bashakisha ubufasha, ni ukuvuga ko koko uwo mugambi barawugambiriye, nubwo umuntu baba bashaka gutera wenda ababibona, ariko baba bakomeje. Ikimenyimenyi ni ikihe? Bagenda bashaka amaboko hirya no hino, cyane cyane baciye mu bitwa inshuti zawe, kuko ari bo baba bakuzi neza, noneho nawe utakwizera babahanuzi b'ukuri, kuko nk'umuntu araza kubwira ati nyamara ibintu bikoze gutya na gutya byazagenda gutya na gutya igihe kirekire iki n'iki. Ariko uwo muntu iyo wanze kumuha amatwi, ahubwo ukamuhemba, kumufunga cyangwa se kumugira nabi, nibyo bigaruka imyaka n'imyaka, noneho ba bandi bitwa abanzi bashaka kurwanya nibyo baheraho bakabizamukiraho, bikabaha imbaraga, kuko baba bazi ibyo umuntu aba yarakugiriyemo inama ukanga kubyumva. N'abo bandi bagiye bavaho bagira gutya bakagenda, nibo umwanzi wawe acamo. Umwanzi wawe ntagaca mu bantu b'abanyamahanga bakure, nubwo nabyo byateye, abanza guhera mu bantu bakwegereye, abari bakwegereye, abo mwitwa ko mufitanye ibibazo, nibo bazamukiraho noneho bakareba ukuntu baza kuguteza ibibazo. Navuga ni rero kuki abami ba kera n'abategetsi b'ubu ngubu bumva abantu bababwira ibinyoma aho kumva abababwira ukuri, babagira inama za nyazo zubaka. Ibyo ntabwo ari bishya, kuko nimba byarabayeho mu gihe cya Bibiliya, n'uyu munsi biriho, ahubwo umuntu w'umunyabwenge agomba gusoma ijambo ry'Imana akabyumva, agashungura agendeye ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo rikubwiye ngo ibi ni ukuri, biba ari ukuri. Iyo rikurinze abanzi rirabakurinda, byanze bikunze. Nuko nguko umuntu amenya ibijya mbere, noneho akitegura, yaba abo banzi abo baturuka ari bose, kuko iyo umuntu akubwiye ati nzagutera nzakwivuna, ntabwo aba akina, aba akomeje. Nawe rero ingamba ufata zo kwirinda ni ukureba uko ushakisha Imana, uko ikwereka inzira zayo, noneho ukitegura abanzi ukoresheje ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, kuko nawe bose bavuga ngo bazaguteza ibibazo, bavuga ko ibyo byose babihabwa ububasha n'Imana, ko Imana igomba kubagukiza. Ngayo nguko rero, umuntu niba kugira inama nzima yubaka nziza, ntukamutera amabuye ngo uhite umureba nabi igitsure, manza umutega amatwi wumva ibyo agamije kukubwira, kuko hato bishobora kuzakuvana mu mazi abira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.